Inkuru irimo iragarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, benshi barimo gutaka batabaza ibyo bakorewe na MTN, bayishinja kubakorera ibyo benshi bavuga ko bibabaje kandi biteye agahinda. Bamwe barimo bariyambaza leta ngo igire icyo ibafasha kuri cyo. Bamwe mu bakoresha uyu muyoboro wa MTN barimo baranenga n'ibyo barimo barakorerwa. Ese ikibazo MTN yaba yakoreye abakiriya bayo cyaba ari ikihe ko gikomeje kubababaza cyane? MTN yo yaba yatangaje iki nyuma yo kumva ibyo benshi barimo barayishinja? Ibi ndetse n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba uje hano ari ubwa mbere, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abakoresha MTN bitewe n'ibyo barimo barayishinja irimo iragenda ibakorera umunsi ku wundi. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ikomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho bavuga ko MTN irimo irabakorera ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, bitewe n'ibyo benshi bavuga ko uyu muyoboro wa MTN ibintu barimo barabakorera ko bibabaje, bakiyambaza leta y'u Rwanda. Bamwe mu bafatabuguzi ba MTN Rwanda barayishinja kubakata amafaranga yitwa aya telefone za make make, kandi itarigeze izibaha, ibintu bafata nk'ubujura kandi bikabaviramo kwirirwa basirasira bashaka uwabafasha. Hashize iminsi abakoresha umurongo wa MTN binubira ikibazo cyo gukatwa amafaranga akuwe kuri za telefone zabo, babwirwa ko bishyuye ideni rya telefone za make make, bafashe bakanoherezwa ubutumwa bwerekana ayo basigaje kwishyura kandi nyamara batarigeze bazifata. Bakibaza ukuntu biba byagenze ngo batwarwe ayo mafaranga yabo barimo baragenda bakatwa n'iri tumanaho rya MTN Rwanda. Bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko bagiye bakatwa amafaranga kuri telefone zabo, bagerageza kubaza bakababwirwa ko baza kuyasubizwaho ariko bikarangira adasubijweho, ahubwo bagakomeza kugenda bakatwa andi buhoro buhoro. Umwe mu babyeyi batuye mu karere ka Nyamagabe utifuje ko amazina ye atangazwa mu itangazamakuru, avuga ko ikibazo cyo gukatwa amafaranga cyamubayeho bwa mbere tariki ya 18 Kanama 2024. Yagerageza kubaza impamvu bayamutwaye, bakamubwira ko aza kuyasubizwaho ariko ntibikorwe, ahubwo agakomeza gukurwaho n'ayo yari asigaranyeho. Uyu mubyeyi utifuje ko amazina ye atangazwa wo mu karere ka Nyamagabe ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati: hari mu masaha ya saa 3 z'ijoro ngiye kubona mbona bankuyeho amafaranga 4,000 n'andi arengaho ntibuka, bambwira ngo ndimo kwishyura make make. Hashize nk'umunota umwe mbona bakuyeho ibindi 2,000, hariho 9,500, mbona yose bayamazeho, banyereka ngo ayo sigaje kwishyura ni 63,000. Nahise mpamagara ku ijana ndababaza ni munkuyeho amafaranga yanjye, barambwira ngo icyo kibazo ni rusange barimo baragisuzuma ngo bagikoreho.
Uyu mubyeyi yunzemo agira ati naraye mbahamagara bakambwira ngo bari kubisuzuma babikemure, bukeye ku wa mbere ndongera ndabahamagara barambwira ngo baraje babisuzume, reka data ku wa gatatu nibwo nahamagaye hari nka saa tanu barambwira ngo telefone nayiguze muri make make, ndababwira nti nayiguze mu iduka ry'amatelefone ari nshya. Iki kibazo uyu mubyeyi wo mu karere ka Nyamagabe agihuje na Edouard Habyarimana wo mu karere ka Ruhango, uvuga ko yaguze telefone ari nshya kandi atari muri make make gusa, aza gutungurwa no kubona bamukata amafaranga bamubwira ko arimo kwishyura ideni ryabo. Uyu mugabo witwa Edouard Habyarimana wo muri aka karere ka Ruhango ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati mu minsi ishize nza kubona MTN banguyeho amafaranga bambwira ngo nishyuye ideni rya make make ngo sigajemo ibihumbi 60. Narahamagaye kuri MTN barambwira ngo ikibazo nzajye aho naguriye telefone bagikemure. Nagezeyo mbashyiriye telefone bamaye barayireba banyureza muri make make, ubu maje inshuro ebyiri bambwira ngo bamvanyeho amafaranga ariko nta mafaranga ashobora kujya kuri mobile money yanjye ngo arareho ngo kuko bahita bayatwara. Arongera agira ati birambangamiye kuko kuba nishyura amafaranga nta deni nariye no kuba nirirwa nirukanka kuri iki kibazo narigeze fata iyo telefone ni ikibazo gikomeye cyane. Amatike mba nakoresheje yo kuva mu Ruhango nza aha kuko nta handi babikemurira. Leta ikwiye kureba uko yakemura iki kibazo kuko abangaba uragenda ugategereza ugaheba ukabona amafaranga barakomeza kuyakuraho buhoro buhoro. Uwitwa Furaha wo mu karere ka Gasabo avuga ko bamutwaye amafaranga 2,200 bamubwira ko yishyuye make make kandi nta hantu yigeze ahurira nayo, akaba amaze iminsi irenga 6 arimo kuyishyuza ku buryo byamuviriyemo kugurisha inkoko ze kubera kubura icyo azigaburira. Icyo gihe yatangaje agira ati kuva tariki ya 18 Kanama ndimo kubyirukamo nabuze ufasha, nahereye ku ishami rya Kimironko biranga ndavuga nti reka njye na Rutarama naho mageze barabona ko bayankase koko, ariko ntibabikemuye kandi bankase amafaranga 2,272 kandi nta hantu nahuriye na make make, nta nubwo mba murimo kashi ahubwo bo barimo kuvuga ngo ni ikibazo cy'abantu benshi, njye ntabwo bindeba ndashaka amafaranga yanjye. Uyu muturage yakomeje agira ati nari mfite inkoko nagombaga kuzigurira ibiryo, ejo bundi narazitanze ngo bajye kuziyororera, nabuze amafaranga yo kuzigaburira inkoko 130 ndazitanga, ikigo kingana gitya kidafite abatekinisiye bashoboye biteye isoni kandi biranababaje. Bakwiye kuduha amafaranga yacu, ntabwo twabakopye ugira gutya ukabona message ngo batwaye angaya byagenze neza. Oya, mudutabare rwose, ntabwo tuzi uko bimeze ahubwo turababaye cyane. Twagerageje kuvugana na MTN kugira ngo igire icyo ivuga ku bibazo bigaragazwa n'abakiriya bayo, ariko badutangariza ko bagiye muri wikendi, twategereza bakazabivugaho nyuma ya wikendi. Igihe cyose bazagira icyo badutangariza kuri iki kibazo tuzabyongeraho mu nkuru yacu y'ubutaha. Ibi si rimwe si kabiri abantu bagiye batandukanye banenga serivisi bahabwa na MTN bavuga ko ikunda kubakata amafaranga babwirwa ko babafitiye amadeni. Gusa iki kibazo cya make make gikomeje kugarukwaho cyane n'abakoresha izi telefone ko bakatwa amafaranga yabo kandi bararangije kuzishyura. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho
icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.